aramuniga aramubwira ngo nyishyura, ngo umugaragara aramutakambira ati mbabarira nzakwishyura, ngo aramuniga, ngo abonye atamwishyuye aramufata amushyira mu nzu y'imbohe, ngo kuzageza igihe azamara kwishyura ideni yari amufite. I forgive him. I forgive him because it was what Christ did. Reka dutangira tugusuhuza wowe wahisemo gukurikira ibiganiro byacu binyura kuri iyi channel ya Evangeliser Le Monde TV. Imana ibahe umugisha aho muherereye mwese, turagusuhuje kandi turagushimiye cyane by'umwihariko wakoze subscribe kuri iyi channel ya Evangeliser Le Monde kugira ngo tujye dukomeza tubane mu biganiro byacu tugutegurira. Imana iguhe umugisha. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo rikomeye cyane, tugiye kuvuga ibintu bikomeye, tugiye kuvuga mu by'ukuri ku kintu bita imbabazi, kubabarira. Nicyo kintu tugiye kugarukaho. Turashima Imana ko turi kugenda dusatira, tugenda twegera mu mpera z'uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Murabizi nyine ko kuva mu kwa mbere kugera mu kwa 10 ijambo ry'Imana ritubwira ko buri munsi Imana itanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu. Imana arakurinze mu kwa mbere, mu kwa kabiri, mu kwa gatatu, mu kwa kane, mu kwa gatanu, mu kwa gatandatu, mu kwa karindwi, mu kwa munani, mu kwa 9. None dutangiye ukwezi kwa 10 aho turi kubura amezi makeya, amezi 2 gusa utabariyemo uku kwezi kwa 10 dutangiye, kugira ngo dusoze uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Uzi byinshi wahuye nabyo, ari byiza ari ibibi, ariko ufite impamvu yo gushima. Ufite uburyo wahemukiye abandi, ukwiriye kubasaba imbabazi, ariko nanone ufite nawe abaguhemukiye ndetse wanze kubabarira. Imana iguhe imbaraga kugira ngo uwo musozi umeze nk'uri mu mutima wawe, umusozi uri muri wowe, igikomere watewe n'abantu baguhemukiye, kugira ngo wuzure umutima w'imbabazi. Ntabwo ari ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu umuntu yapfa kuvuga gutya gusa, ntugire ngo ntabwo byoroshye. Ijambo bita ndakubabariye, kubabarira ubikuye ku mutima, cyangwa se n'ijambo bita ngo mbabarira, akenshi ni amagambo akunda kutugora, ariko nanone ni amagambo ari ngombwa cyane. Ndaza kubereka impamvu ari ngombwa, kandi ndaza kubereka ingaruka ziri mu kutababarira, maze wirebera ukuntu ushobora kububana n'umusozi, kamwita umusozi, mu mutima wawe bitewe n'ibibi wagiriwe. Ukaba ufite ingaruka nyine z'ikibi wagiriwe, ariko ukaba ufite n'ingaruka
z'uko muri wowe nta mahoro ugira bitewe na cya kintu wagiriwe, ariko iyo wiribeye ukababarira donc ukaruhuka uwo mutwaro wari wikoreye. Ndetse Yesu we yagiye abigarukaho mu ijambo ry'Imana, aravuga ngo nibwo ufashe amakara ukayarunda ku mutwe wa muntu wakugiriye nabi, cyane cyane iyo ubabariye umwanzi wawe, iyo ubabariye abakurenganya, nk'uko Yesu nawe yabigenje ubwo yari ari ku musaraba. Yaravuze ngo Data, kandi n'ukuri bamuteraga amacumu nta cyaha yakoze, bamuciraga amacandwe mu maso, baramukubitaga n'ibindi bibi byinshi yagiriwe cyane ku musozi, ku musaraba hariya kuri ya musozi w'Igorogota, bakamukomera bakamuvugiriza induru kandi nta cyaha yakoze. Ariko ibyo byose abirebye abasabira imbabazi ati Data, ubabarire kuko batazi icyo bakora. Turaza kwifashisha inkuru imaze iminsi itrendinga cyane uko mugenda mubibona muri aya mavideo. Ni inkuru ishimishije cyane, ariko ni ikintu umuntu, ni ikintu utashobora utabishobojwe n'umwuka w'Imana. Imagine ufite papa wawe ukunda nawe agukunda, maze umunsi umwe ari mu rusengero cyangwa ari mu ruhame, arimo akora imirimo se, arimo se avuga ijambo imbere y'abantu, maze wajya kubona ukabona umwana w'umusore cyangwa se umugabo uwo ari we wese, ukabona ateruye imbunda aramurashe, amurasiye mu ruhame, ahise apfa. Ese yewe uwo muntu kumubabarira byaba byoroshye? Ntabwo mbizi. Kugira ngo uretse umwuka wera wakuzura mu mutima wawe kugira ngo ubabarire umuntu waba ugukoreye ibyo, kubabarira umuntu wakwiciye, kubabarira umuntu wakwiciye ababyeyi, wakwiciye umuryango, yewe ni ukuri uretse imbaraga z'Imana zonyine zabasha gutuma uhangara kuvuga ngo ni ukuri, nk'uko Yesu yavuze ku musaraba ngo Data, ubabarire ko batazi icyo bakora, nanjye ndamubabariye. Ngira ngo ntabwo ari ikintu cyakorohera umuntu uwo ari we wese guhangara kugira mwene uwo mutima wo kuzurwamo n'imbabazi, kugira ngo ababarire kugeza bigeze aho ngaho. Uzarebe impaka benshi dukunda gukemura, byonyine no kubabarira umuntu bakuvuze, kukuvuga gusa ngo umuntu yamvuze nabi, ugaca iteka ngo sinzamubabarira yakuvuze gusa. Muri sosiyete urabizi cyane, muri sosiyete zacu ni ibintu bibamo cyane ngo umuntu yaramvuze umuntu akakuvuga rimwe na rimwe ukaboroka nimero ye ngo yakuvuze gusa. Umuntu akakuvuga rimwe na rimwe ukatura ijambo mu kanwa kawe ukavuga ngo nzarinda mpfa ntamubabariye. Ibaze vurema kuko yakuvuze gusa, noneho ibaze yakwiciye, ugahangara ngo Data, ubabarire ko batazi icyo bakora, I forgive him. Icyo uyu mudamu yakoze. Turaje tugaruke kuri uyu mugabo Shariri, tugaruke no kuri uyu mudamu nyuma y'urupfu rwa Shariri, turebe ukuntu imbaraga z'Imana zishoboza umuntu gukora ibintu, ubwenge, umutima, ibitekerezo, inshuti bidashobora kukugiraho inama ngo ufate umwanzuro wo gukora ikintu gisa n'icyo cyo kubabarira umuntu wakoze ririya bara kugeza kwa kiriya kigero. Ni ibintu bikomeye cyane. Gatubanze twifashisha ijambo riri muri Matayo ibice 18 duhereye ku murongo wa 21. Haravuga ngo nuko Petero aramwegera aramubaza ati, Databuja, mwene data nangirira nabi, nzamubabarira kangahe? Ngeze 7. Yesu aramubwira ati, sinkubwiye yuko
uzageza 7, ahubwo yuko ugeza 77. Nicyo gituma ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umwami washatse kubarana n'abagaragu be umubare w'ibyo yababikije. Abanje kubara bamuzanira umwe muri bo yishyuza italanto inzovu, ariko ko yari adafite ibyo kwishyura, shebuja ategeka kumugura n'umugore we n'abana be n'ibyo afite byose ngo umwenda ushire. Umugaragu aramupfukamira aramwinginga ati, mwami nyihanganira, nzakwishyura byose. Shebuja aramubabarira, aramureka, amuharira umwenda. Umva rero icyakurikiyeho. Ariko uwo mugaragu arasohoka, asanga umugaragu mugenzi we yagurije idenariyo 100. Aramufata, aramuniga, aramubwira ati, nyishyura umwenda wanjye. Umugaragu mugenzi we yikubita hasi, aramwinginga ati, nyihanganira, nzakwishyura. Ntiyakunda, maze aragenda amushyira mu nzu y'imbohe kugeza aho azamarira kwishyura umwenda. Abagaragu bagenzi be babonye ibibaye barababara cyane, baragenda babwira shebuja uko bibaye byose, maze shebuja aramuhamagara aramubwira ati, wa mugaragu mubi we, naguhariye wa mwenda wose kuko wanyinginze. Nawe ntiwari ukwiriye kubabarira mugenzi wawe nk'uko nakubabariye? Shebuja ararakara, amuha abasirikari kugeza aho azamarira kwishyura umwenda we wose. Na data wo mu ijuru niko azabigira, azabagira nimutababarira umuntu wese mwene so mubikuye ku mutima. Ntabwo hano Yesu ari kutubwira mwene za mbabazi za nyirarureshwa. Hariho imbabazi za nyirarureshwa. Salomoni imbabazi ati, po ndakubabariye, cyangwa se nakubabariye kera. Hano uko ati, uzagwe ku bandi. Kandi ngo akaba arakubabariye. Hoya, nimutababarira bene so mubikuye ku mutima. Sinzi niba aka kantu mwakumvishe. Petero yari afite ikibazo. Bwaza ati, ariko ko umuntu ashobora kuncumuraho, ubundi nzamubabarire kugeza kangahe? Byibuze Petero yumvaga ahangaye kubabarira umuntu inshuro 7 zose, agakora ikosa akamubabarira, agakora irindi akamubabarira, bikageza ku nshuro 7. Yumvaga yaba akoze ikintu gihambaye, ikintu kidasanzwe. None abaza Yesu ati, mwene data nancumuraho, byibuze nzamubabarengeze 7. Kuri Petero yumvaga 7 ari ibintu bidasanzwe, mbese yaba yesheje umuhigo. Yesu aramubwira ati, hoya, 7 ntabwo bihagije, 7 kaba ari gake. Amabwira ati, oya, 7 uzamubabarire 70. Donc ku bantu bazi imibare ni 70 exposé 7. Uzamubarire 70 ukubye 7. Urumva izo nshuro zirenga 400. 490 na uzamura inshuro 70 exposé 7. Yesu aha yari ashatse kuvuga ko dukwiye kugira imbabazi zitagira limite, ko umuntu ashobora kugucumuraho ukamubabarira, neje akongera ukamubabarira, neje akongera ukamubabarira, neje akongera donc infiniment, nk'uko Imana yacu ibigenza. Uyu munsi wa none uracumura ugasaba imbabazi, Imana ikakubabarira.
n'ejo ukongera ugacumura kuko uri umuntu, Imana ikakubabarira, n'ejo ukongera ugacumura, Imana ihora itubabarira ibicumuro byacu. Yesu yaramubwiye ngo ukwiye kumubabarira inshuro 70 kugeza 7. Ahita rero abacira uyu mugani nk'uko tuwumvishe, ngo umugaragu yashatse kubana ushebuja yashatse kubana n'abagaragu kugira ngo amenye wenda ari guharura, ashaka kumenya abantu bamufitiye amadene, ahamagara abantu ko bagiye bari mu byiciri, ahamagara uyu wari umurimo na menshi cyane, aramubwira ngo nyishyura, kondisiyo ni imwe, ugomba kunyishyura cyangwa se nkagushyira mu nzu y'imbohe. Ukuntu byagenze, ngo uyu mugaragu yaramupfukamiye, aramutakambira, aramubwira ati ni ukuri databuja, ndakwinginze nyihanganira irya none, ariko nta gahunda yo kutakwishyura mfite, rwose nzakwishyura. Birangiye uyu yarabereyemo idene cyangwa se uyu mushebuja ngo aramubwira ngo nta kibazo, ngo ndakubabariye. Haleluya. Ntiyamubabarira gusa ngo wenda azajya yishyura gahoro gahoro, hoya, amubabarira n'umwenda wose kuko yabonaga wenda nta naho azayakura. Aramubwira ngo ndakubabariye kandi nguhariye n'umwenda wawe. Yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha, atumanera de, yakwishyuriye ya myenda yose, yakubabariye ibyaha, nuko atumawera de. Aramubwira ngo ndakubabariye kandi singubabariye gusa ngo uzanyishyure, ahubwo nguhariye n'umwenda wari umfitiye, ngukuriyeho idene, ntuzanyishyure. Umugaragu yari arimo amafaranga menshi cyane, idene ryari rirerire. Noneho ngo asohoka aho yishimye, ahura n'umugaragu mugenzi we yagurije ngo idenariyo 100, yahaye mbese yagurije udufaranga duke cyane pari raporo yayo yababariwe. Uzi ukuntu ntabwo yabigenje, yirengagiza imbabazi we yagiriwe, ngo afata wa mugaragu aramuniga, aramubwira ngo nyishyura. Umugaragu aramutakambira ati mbabarira nzakwishyura, mbabarira nzakwishyura. Ngo aramuniga, ngo abonye atamwishyuye, aramufata amushyira mu nzu y'imbohe, ngo kuzageza igihe azamara kwishyura idene yari amufite. Birababaje pe. Ngo abagaragu bagenzi be bagaruka kuri wa wundi wa shebuja wa mbere, ngo bamubwire ibibaye, ati yo, yifata ku munwa, ngo amutumaho, aramubwira ati wa mugaragu mubi we, nakubabariye idene wari umfite, nkubarira ibifaranga bingana kuriya, sinakwishyuza, nkubabarira n'umwenda wose ndawukwishyurira. Nari nzi ko nawe ariko wakagombye kubigenza, byibuze ukababarira mugenzi wawe kurimo udufaranga duke,
none wamufashe kwera umushyira mu nzu y'imbohe. Warangije amuha abasirikare bo kumurinda ngo kuzageza igihe azamara kwishyura wa mwenda wose. Iyi nkuru isoza ivuga ngo uko niko Imana, ngo niko Uwiteka azagenza ngo umuntu wese wanze kubabarira mwene se ngo abikuye ku mutima. Imana idufashe. Hano turi ku mbabazi. Kubabarira bitumariye iki? Bimaze iki kubabarira? Kuba umuntu yaraguhemukiye ukamubabarira bimaze iki? Ahubwo reba ikintu giteye agahinda. Iyo umuntu yaguhemukiye aba aguteye igikomere. Sasa wenda yakwiciye, uwo muntu yakwiciye ntaba azagaruka. Wenda yakwibye, ibyo bintu yibye aba yabyibye nyine. Wenda gukoreye n'ikindi kibi, yaguhemukiye pe, kandi urababaye, ni ibintu byumvikana kuko yakubaje kandi yaguteye igikomere. Noneho biteye agahinda kuba umuntu waguhemukiye, aka kantu kumve neza, biteye agahinda kuba umuntu waguhemukiye we adafite uburemere bw'umubabaro bw'igihemu yagize nk'uwo yahemukiye nkawe ubwawe. Donc akaba ari wowe uri gusufura defwa. Icya mbere akaba yaguhemukiye kuri cya kindi kidashobora kugaruka mu buryo bw'uko cyari kimeze, ariko none ukabugeretseho n'umutwaro wo guhora umwikoreye, bikaba ukabutwaye imitwaro ibiri, ukaba warahemukiwe sasa ukaba noneho n'uwaguhemukiye nawe yarakubereye undi mutwaro. Noneho Imana yo ukuntu noneho iri na juste, biteye agahinda kuba umuntu waguhemukiye yazarimbuka, nawe mugahurira mu muriro utazima, nawe ukarimburwa nuko wanze kumubabarira. Mwese mukasa naho mubaye kimwe, kandi ukaba warasufuye bitewe n'uburyo yaguhemukiye, ukaba ugiye no gusufura bwa kabiri ko wanze kumubabarira, bikaba bikujyanye mu kaga ko kutazarica umutaru, ko kutazabona Imana, ko tuzajya mu ijuru, kubera ko wanze kugira ute, wanze kubabarira. Iyo ubabariye uba libre mu mutima wawe, donc ugira amahoro, uba wumva ugize umutima utuje, kuko ni nk'igisozi, ni nk'umutwaro wari wikoreye ku mutwe uba ukuvuyeho. Yes. Gaturebe urugero rumwe rwantangaje cyane. Uyu mudamu ni inkuru imaze iminsi itrendinga, ni inkuru imaze iminsi irimo ivugwa cyane, yo muri Amerika. Ni umugabo witwa Charlie, yari umunyabigwi bikomeye cyane, hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yitwaga Charlie. Yari umugabo yari yarahagurukiye icya mbere, yari umukristo, yari yarahagurukiye kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko, kurwanya ubutinganyi n'izindi nzira zose ziganisha kuri delinquance, aho yakundaga gutanga imbwirwaruhame mu bigo by'amashuri, mu ma université, mu mashuri atandukanye. Kubera imbwirwaruhame ze ukuntu zabaga zimeze, yari amaze kwigarura imitima y'Abanyamerika cyane, ku buryo ahantu yabaga ari habaga hateraniye ibihumbi n'ibihumbi by'abantu baje kumwumva banamubaza ibibazo. Yari yarashinze umuryango bitaga Turning Point.
turning point, cyangwa se tugenekereje nko mu kinyarwanda ni uguhindura uburyo, hindura inzira zawe. Rero yari afite umugore n'abana babiri, ntabwo bari bamaranye igihe kinini, ubwana bwari bukiri buto. Yari umugabo uri gukoreshwa ibintu bikomeye cyane, haba mu nsengero zitandukanye ndetse no mu gihugu muri rusange. Kera kabaye ubwo yari arimo atanga ubutumwa bwe mu kigo cy'amashuri muri universite ikomeye cyane hariya muri Amerika, maze arimo kuri podium arimo avuga ijambo, igikuba kiracika, inkuru y'incamugongo irasakara. Muri urwo rubyiruko yabwiraga harimo umusore ukiri mutoya wazanye imbunda, intwaro, agira gutya aba aramurashe, agwa imbere y'abanyeshuri yari arimo abwira ubutumwa. Igikuba kiracika, iyi nkuru yamenyekanye ku isi yose, nta televiziyo n'imwe ahari ngira ngo itaranyujijeho iyi nkuru, kuko yari inkuru y'incamugongo ku rwego rwo hejuru, bitewe n'ibigwi uyu mugabo n'uburyo yari amaze kwigarura imitima y'abantu benshi kandi akora ibikorwa byiza cyane by'indashyikirwa. Ariko abarashwe n'umwe mu bana yari arimo abwiriza. Ikintu cyaje gutangaza rero ni iki? Igitangaza kiri muri iyi nkuru, nababwiye ko yari famiye y'abakristo, ari uyu Shariri n'umugore we bose bari abakristo. Baza gutangazwa n'aya magambo mugiye kumva uyu mugore yavuze. Yaravuze ngo Yesu ubwo yari ari ku musaraba yabwiye abari bari kumurenganya ati, data ubabarire ko batazi icyo bakora. Mu marangamutima menshi cyane arahangara rero, abikuye ku mutima aravuga ngo uyu wishe umugabo wanjye Shariri, nk'uko ijambo ry'Imana ribidutegeka ko dukwiye gukunda abanzi bacu no kubabarira abaturenganya. Arahangara imbere y'imbaga ibihumbi n'ibihumbi by'isi yose yateranye, arahangara aravuga ngo nanjye ndamubabariye. Izi ni imbaraga zonyine zitangwa n'Imana, zidatangwa n'umuntu uwo ari we wese. Ni imbaraga zitangwa n'umwuka wera, kandi uyu mwuka wera wakoreye muri uyu mudamu wa Shariri akababarira uriya mwicanyi wamuhemukiye akica umugabo we, akamusigira utwana tubiri duto, kandi nta gihe kinini mu by'ukuri bari bamaranye bashakanye. Reka nkubwize ukuri, izi mbaraga zatashye kuri uyu mudamu akibohora imbere y'imbaga, akambura uyu mutwaro wari kuzamuvunya imyaka yo kubaho, ubuzima bwe bwo kwicara yibaza kuri ya musore wakoze ririya bara no kutamubabarira. Arahangara avuga ngo ndamubabariye. Izi mbaraga zamutashyeho. Nawe niba hari umuntu muri wowe wanze kubabarira, niba hari ibintu ujya wumva utababarira ukavuga ngo nkurikije iki cyaha cy'indengakamere uriya muntu yankoreye sinzamubabarira, izi mbaraga zatashye kuri uriya mugore nawe zakuzaho. Vuga ngo mwami, nanjye izi mbaraga ndazikeneye. Ufata icyemezo cyo kubabarira uriya muntu wakugiriye nabi mbere y'uko uyu mwaka urangira. Kandi ni ukuri uzumva amahoro, uzumva ibyishimo, uzumva kuruhuka gutashye mu mutima wawe bitewe n'izi mbaraga n'uburyo ubabariye. Reka dukurikire iri jambo ryose ry'uyu mudamu twagerageje gutraduiza, urikurikire ryose wumva ukuntu, cyane cyane muri iyi mbwirwaruhame aho yavuze amagambo agaruka ku buryo yababariye uriya musore. Nawe
urebe niba hari isomo ukuye muri iki kiganiro, ubundi ushyire mu bikorwa ijambo ry'Imana rikubwiye, kandi muri komenti uzatubwire iki kiganiro uburyo cyumvishe, niba twazagaruka kuri part 2 y'iki kiganiro nabyo ubitubwire. Ese urugendo rwawe rugeze he rwo kubabarira? Ariko se wowe wahemutse, urugendo rwawe rugeze he rwo gusaba imbabazi abo wahemukiye? Imana igufashe. Reka ngaho nimukurikire iki kiganiro. Ariko mbere y'uko ugikurikira, ushobora kuba ufite icyifuzo cy'uko ushaka kubabarira, ariko bitewe n'uburemere bw'ibyo wakorewe ukumva ubuze imbaraga. Reka ngusengere. Turagushimiye cyane Mwami Yesu, turagushimiye ko watubabariye ibyaha ndetse ngo watwishyuriye imyenda twebwe ubwacu tutari kuzapfa twishyuye. Twe ntitwari no kubishobora, ariko waratubabariye. None rero ahari muri kino kiganiro hari umuntu waba yiyumvishemo ko Mwami atajya agira igitekerezo na gato cyo kubabarira bariya bamugiriye nabi, bamuhemukiye. Ariko mwene izi mbaraga ni wowe uzitanga. Abantu bawe kugira izi mbaraga zo kubabarira, ariko n'abahemutse turabasengeye kugira ngo buzuze imbaraga z'Umwuka Wera, zibumvisha buryo ki bakwiye kwegera abo bahemukiye bakabasaba imbabazi, kugira ngo amahoro yawe akomeze atembere mu mitima y'abagushaka. Urakoze rero kugiye kutugirira neza. Abakuri iki kiganiro bose n'uwo kizageraho wese n'igihe kizamugereraho, ndasenze kugira ngo utegure umutima we azakire Mwami iri jambo nk'aho atari njye uri kurivuga, ahubwo wowe kushatse kuvugana nawe. Ngaho rero bana natwe, ineza yawe n'urukundo rwawe bikomeze bane na bene data bose, ku bwawe Yesu Kristo urakoze. Amen. Amen. My husband Charlie, umugabo wanjye Charlie he wanted to save yashakaga gukiza abasore bakiri bato young men nk'uwo wishe like the one ubuzima who bwe. took his life. Uwo musore That young man on the cross, uwo our musore Savior said, ku musaraba umukiza wacu yaravuze ati, Father, dawe forgive them, ubabarire kuko batazi icyo bakora. That man, Uwo musore that young man, I forgive him. ndamubabariye. I forgive him because it was Ndamubabariye Christ did. kuko And it's ari cyo what Kristo Christ yakoze, did. kandi ari cyo The answer to hate Charlie is not hate. yari gukora. The answer we know from the gospel is love. Igisubizo ku Always rwango love. si urwango, Love for our enemies. igisubizo And nk'uko love for ubutumwa those bwiza who butwigisha persecute us. ni urukundo, kandi buri gihe ni urukundo ku banzi bacu.